tugumemo umwami mwiza gumamo kandi agira neza tugumemo. Imana nishimwe cyane. Kwa Jehova Jire barakoze cyane. Yerika Imana ibahe umugisha, babarizwa hari Gasave Paroisse. Imana rero mu ijuru ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Natwe tugumemo nta mpamvu yo kumuvaho. Reka dusenge Imana hanyuma twakire ijambo ry'Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye kuri mwiza kandi udushoboze ntitukakuveho mu izina rya Kristo, kuko niwe ufite amagambo y'ubugingo. Izina ryawe nirishimwe cyane. Tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ryawe, turasenze dusaba umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Nibyo koko ku rwego rwa ADPR turi mu minsi 70 yo kukuba imbere, tugushakana imitima yacu yose Mana, twifuza gutunga imitima itunganye. By'umwihariko iki cyumweru turimo Mana, turifuza mu izina rya Kristo Yesu ko twagukunda n'imitima yacu yose, tugakunda bagenzi bacu. Urakoze mwana w'intama w'Imana, tugakunda. Urakoze ibyo ubidushoboze kandi tugira imitima mbishya rwose. Urakoze rero ibyo bitangwa nawe bituruka kuri wowe, nuko bituremera ibyo bihe kandi tugira uko nguko. Ijambo ryawe reka rimanukana ubutware n'ubushobozi n'imbaraga hagati mu mitima yacu mu izina rya Yesu, kandi ushyigikire mwene data umukozi wawe ugiye kuritugaburira, kugira ngo imbaraga Imana itanga zibe kuri we. Mwuka w'Imana abane nawe, kuboko kwiyaremye ijuru n'isi kwe mu ruhande rwe. Icyubahiro n'ikibi cye kuri data wa twese mwiza, nuko izina ryawe rihabwa icyubahiro. Kandi nabateze amatwi ijambo ryawe bari hirya no hino, nabo bafashwe kandi twese imitima yacu yubakwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Karibu. Murakoze. Dushimiye Imana tugiriye icyizere cyo kongera kuboneka mu iteraniro ry'abana b'Imana. Uyu ni umunsi wa kabiri tugiye kubana muri uyu mwanya, turi kwiga ijambo ry'Imana muri Ranchawa hano i Nyarugenge. Abo twatangiranye ejo ndumva nari nabibwiye, ariko birashoboka ko hari abo tutabanye. Reka nongere mbibwire. Amazina yanjye nitwa Dani Uyisenga, ndi umukristo wa ADPR Gikondo, umudugudu ni Karugira. Uyu ni umunsi wa kabiri rero tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Abo twabanye ejo muribuka ko twasanze ko umutima Imana ishaka ari umutima uyiramya, umutima ukunda Imana ndetse ugakunda n'abantu bayo. Uyu rero ni umunsi wa kabiri, dufite indi nyigisho nayo ifite aho ihuriye n'umutima. Ndifuza ko twabanza tugasoma ibice tugiye kuganiraho, hanyuma tukabona kwinjira neza mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko, ibice ni 2. Ubutumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko, ibice 2. Turasoma umurongo wa 22. Reka twihute dusome mu izina rya Yesu. Kandi nta usuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje. Uwagira atyo, vino yaturitse iyo mifuka, vino igasandara hasi, imifuka ikononekara. Ahubwo vino y'umutobe isukwa mu mifuka mishya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka dusoreze mu gitabo cy'Itangiriro, gitabo cya mbere kibanza cya Mose cyitwa Itangiriro. Turasoma ibice 32. Turasoma duhereye ku murongo wa 23 turageza hepfo gato ku murongo wa 29. Bibiliya iravuze ngo, umutwe w'amagambo uravuze ngo, Yakobo akirana na marayika w'Imana. Abyuka muri iryo joro, ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke ze zombi n'abana be uko ari 11, yambuka icyambu cya Yaboki. Arabajyana abambutse uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya, bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati, ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati, sinkure kuri utampaye umugisha. Aramubaza ati, witwa nde? Aramusubiza ati, ndi Yakobo. Murongo wa 29. Aramubwira ati, ntukitwa Yakobo ukundi,
ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranyije Imana n'abantu ukanesha. Mwakiriza ijambo ry'Imana. Kuri uyu munsi wa kabiri tugiye kuganira ijambo nahaye umutwe uvuga ngo Imana ntizana ibishya mu bishaje. Iri ni ryo jambo numvise riri ku mutima wanjye. Turaza kubihuza n'isomo twize ku munsi w'ejo rijyanye n'umutima Imana ishaka. Ubundi umutima mushya utandukanye no kugira umutima mwiza, kuko abakristo benshi bagira umutima mwiza ariko ntago bagira umutima mushya. Kandi umutima mushya ni wa mutima uhora wezwa, ni wa mutima uhora wirimbisha, ni wa mugeni wa Kristo. Umutima mushya niwo dusabwa kugira nk'abana b'Imana. Abasomye igitabo cy'umugenzi basomye inkuru irimo y'umugabo witwa Ntabwenge. Ntabwenge ngageze ku rurembo Siyoni, ngo yarahageze, ngo haza ngo abaserafi babiri nibo bari bakiriye mu Kristo, maze nawe ngo baza kumwakira, ariko ngo akabona ntibamwitayeho. Bamubajije ijambo rimwe, baramubwira bati dukeneye yuko duhereza urwandiko rwemeza rukwemerera kwinjira hano. Mu yandi magambo byari ibyangombwa byo kumusaraba. Mu Kristo yari yaraciye ku musaraba, ariko Ntabwenge aca mu nzira ya bugufi. Bene data, hari abantu biyorohereza muri iyi nzira. Nta nzira ya bugufi baho yo kubona umugisha. Umugisha uca mu nzira Imana yavuze, ica mu nzira igororotse, ica mu nzira ya nzira ngufiya, ya nzira ifunganye. Aho niho umugisha nyakuruca. Maze ngo Ntabwenge ngo bamubaze urwandiko arubuze, arangije ngo amwaragurike, ngo baba serafi babiri baramuterura, ngo bamujugunya, ngo bamucisha mu irembo riri mu marembo y'ururembo Siyoni, ngo iryo rembo ari ryo rijyana muri Gehinomu. Umwanditsi w'igitabo cy'umugenzi asoza avuga ngo menya yuko hari inzira ijya mu rurembo rwa Gehinomu, ijya mu muriro w'iteka muri Gehinomu, iciye mu rurembo Siyoni. Bivuga ngo ushobora kuba warimbuka wari uri mu rusengero, aho abandi bakirira, aho abandi babonera agakiza, aho abandi bagwiriza imbaraga, wowe ukaba ari hugwa. Rero birakwiriye yuko niba twe twaramenye Imana, dukwiye kubaho mu buzima bw'abamenye Imana. Nta kindi, bisaba kugira umutima mushya. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye indirimbo aravuga ngo ngewe mpisemo guhora nkizwa, hashingwa mu gakiza ke. Imana ikeneye umukristo, ntago ari umupagani w'inyangamugayo. Abantu benshi bahitamo kuba bangeso nziza. Bene data, ingeso nziza kuzigira ni byiza, ariko igifite agaciro ni ukuba Imana ikwemera, kuko Imana iyo ikwemera n'ubuhamya burahinduka. Ntacyo bimaze kuba wagira ibihamya ariko utagira ubuhamya. Uyu mugabo witwa Ntabwenge abakwiriye kutubera isomo twese, tukamenya ko nta kintu cyanditswe muri Bibiliya cyose Imana itazakora. Ibyo yadusezeranije no kubikora izabikora. Ndagira ngo turebe Paulo hari ijambo yakundaga gukoresha, aravuga ngo mwambure. Bivuga ngo niba ari ukwambura ibya kera. Iyo usomye mu Befeso ibice 4:25, Paulo yaravuze ngo nuko mwiyambura ibinyoma. Umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Hanyuma yongera kubisubiramo mu Bakolosayi, iri jambo ryitwa kwiyambura kamere ya kera. Arongera avuga ngo noneho mwiyambura ibi byose: umujinya n'uburakari n'igomwa no gutukana, kandi ntihagakira amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Hanyuma Yakobo nawe abisubiramo igice cya 1:21, nawe arongera avuga icyo kintu cyo kwiyambura iyo kamere ya kera. Bivuga ngo iki? Bishatse kuvuga ngo umuntu wiyambura ikintu nuko hari ikindi abasanzwe yambaye. Natwe niba twitwa ko twamenye Imana, reka twiyambure ryagomwa rya kera, bwa burakari, ya magambo adahesha Imana icyubahiro, kugira ngo vino nshya Imana ishaka kuduha ye kujya mu mifuka ishaje. Ntacyo byaba bimaze rero. Yesaya, reka mbaho urugero kuri Yesaya, kuko natwe twese abamenye Imana bakwiriye kutubera urugero. Yesaya, uyu muhanuzi dusoma muri Bibiliya, ngo yajyaga hanura. Iyo usomye ibice 5 bibanza bw'ubuhanuzi bwa Yesaya, yahoraga hanura atunga urutoki abandi, akavuga ngo muzabona ishyano, ngo bazabona ishyano, atunga urutoki abandi. Imana irarebera avuga ati ariko uyu mugabo yega arankorera. Mbibutse yuko gukorera Imana ni kimwe, ariko gukorana nayo ni ikindi. Abantu benshi bakorera Imana ariko badakorana nayo. Imana iravuga iti uyu muntu uhora atunga urutoki abandi, reka nze mwirebere. Iyo usomye Yesaya ibice 6:1 kumanuka, ngo icyo gihe ngo Yesaya avuga yuko ngo yabonye umwami Imana
ngo yicaye ku ntebe yirengeye, ngo agiye kubona ngabona abaserafi ngo bari iruhande rwe, ngo barimo bararamya Imana, ngo bavuga ngo Uwiteka arera arera, ngo isi yuzuye icyubahiro cye. Ngo ako kanya ngo mwumve imbaraga zo kuramya Imana, ngo yabonye abamarayika barimo baramya. Ikintu cya mbere cyahise kibaho nuko yahise yihishurirwa, arisobanukirwa, amenya uwo ari we. Arangije avuga ngo mbonye ishyano, ngo mbonye ishyano, ngo yuko amaso yanjye abonye Umwami Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo wimenyeho ububi, iyo ubonye Imana nibwo wisobanukirwa nawe ubwawe uriwe. Ngo arangije ahita avuga ngo mbonye ishyano. Guhera uwo munsi ntago yongeye guhanura atunga intoki abandi. Noneho yaravuga ngo tuzabona ishyano, nawe akishyiramo. Ntago yavugaga abandi. Ndagira ngo nkubwire ngo hari abantu babereyeho kujya birebera abandi. Usanga abantu bamwe bacira inzira abandi, ugasanga abandi bari kubaciraho iteka. Ariko ndagira ngo nkubwire mwene data, ntitukabeho tureba ibibi mu bandi tutarabanza kureba ibiri muri twebwe. Natwe ubwacu tuba dukwiye kwitekerezaho kugira ngo tumenye niba Imana idushima. Ntago gutunga umutima mushya biraharanirwa, ntago ari ukubiririmba gusa, ntago ari ukwiriza gusa, ahubwo natwe ubwacu dukwiye guhora twisuzuma imbere y'Imana, tuvuga Imana iratwemera. Ndagira ngo dufatire urugero kuri uyu muntu twasomye witwa Yakobo. Yakobo, abasomye igitabo cy'Itangiriro guhera mu bice 28 kuzamuka, babonye uburyo Yakobo yabonye umugisha, ariko abona umugisha. Buriya hari amagambo abiri abantu batazi gutandukanya, ndifuza kuyagarukaho muri iki cyigisho. Ubundi ijambo ryitwa umugisha n'imigisha ni amagambo biratandukanye. Abantu benshi batunga imigisha ariko batagira umugisha, kuko umugisha nyakuri ni ukugendana n'Imana, ni ugushimwa n'Imana. Niyo mpamvu Henoki bavuga ko ku myaka 65 ngo nibwo yatangiye kugendana n'Imana. Icyo gihe bari baramubwiye ngo Imana yari yamuhishuriye yuko umunsi Metusela yapfuye, ngo icyo gihe ngo hazaba icyago gikomeye mu isi. Aravuga ati rero ntago nzi igihe azapfira, none ubwo ntazi igihe azapfira nagendanye n'Imana. Iri jambo ry'Imana ritubwira ko ngo yamaze imyaka 300 ngo agendana n'Imana, ngo hanyuma ijuru riramwishimira, bavuga ngo uyu muntu ntakwiriye kuba mu isi, ngo arimurwa. Henoki ajya mu ijuru adapfuye. Niyo mpamvu Yakobo yaje kuriganya umugisha wa mwene se Ezawu, ari we wari mukuru. Muribuka inzira byaciyemo, Rebeka aza kumureba aramubwira ati numvise ko so agiye guhereza umugisha mukuru wawe Ezawu, ati kandi uwo mugisha niwe nshaka kuwuhabwa, none niyo mpamvu nifuza yuko tubigenza gutya. Amugira inama. Hari abantu bajya baca mu nzira zidakwiriye, kandi izo nzira zinyuzemo uwo mugisha wa pirate, ntago uwo mugisha ujya urama, ntago umara n'igihe. Ngaramubwira ngo amugira inama, aramubwira ati genda ufata abana b'intama 2 ubazane tubabage, ati nurangiza ukire so ifungura rye, namara kurya agusabira umugisha. Hanyuma Yakobo ngabwira nyina Rebeka, aramubwira ati ariko mama, ati ko nshimye yuko ndi bugende nambaye imyenda ya mukuru wanjye, ati ariko se ko tutavuga ijwi rimwe. Reka mbabwire, buriya Imana iratuzi, iratureba ikatumenya, izi kudutandukanya. Izi umugisha wasengewe ikamenya n'umugisha wakorewe, izi umugisha wabonye mu manyanga, izi n'umugisha wategereje Imana ukawuhabwa. Ndagira nkwibutse ngo mu mpuhwe Imana igira, izo kujabura umugisha ntago zibamo. Dukwiye kubaho turaho Imana idutegereje, ntago tubaho tugira ngo Imana idusanga aho twe dushaka, kuko Imana ntago idusanga mu byaha, ntago idusanga muri kamere. Hanyuma Yakobo ngo arangije ngo arambara imyenda ya mukuru we, ngo abana b'intama bari bamaze kubaga, ngo bafata ngo ubwo bwoya bwabo babushyira ku bikonjo, ngo aragenda ajyana ifunguro, ngo arihereze se. Ise aramubwira ati ariko se mwana wanjye, niki gitumye uyu mugisha ubonye umuhigo vuba, bigenze bite? Igisubizo yamusubije, yaramubwiye ngo Imana ukorera ngo niyo impaye ishya, ngo impaye ishya. Abantu babeshyera Imana, umuntu agasanga rwose ari kubeshyera Imana yuko yamugiriye neza, kandi abizi neza yuko yiciriye inzira, abizi neza yuko ntaho yahuriye n'Imana. Hari abantu bategereza imigisha y'Ibetelehemu, kandi akayitegereza yibereyemo wabo. Bukwiye kuguma Ibetelehemu kugira ngo ubone ibyasezeranijwe, ubone umugisha Imana yakubwiye. Ntago umugisha Imana yagusezeranije uyoba iyo uraha Imana gushaka. Icyakurikiye nuko umusaza yaregutse ku buriri, arangije arariye Isaka, ngo amare kurya, aramubwira ngo ngwino ngusabire umugisha. Ndagira ngo ngeze aho nashakaga, ahari itandukaniro ry'umugisha n'imigisha.
ngo amare kurya amwatuyeho umugisha, murambuyeho ikiganza, aramubwira ngo mwana wanjye, ngo ikime kiva mu ijuru kijye kikugwira, aramubwira ngo uzabone umugisha wo mu mwero w'ubutaka, aramubwira ngo uzabone intama n'amashyo, aramubwira ngo kandi abaja benshi, yarangije amubwira ngo bene so bazakwikubita imbere, bene nyoko bakubahe, amubwira ibintu byinshi bikomeye, asoza avuga ngo uzakwanga, ngo uzakuvuma nawe azavumwe, ngo kandi uzaguhesha umugisha nawe azawuhabwe. Ibigaragara uyu muntu koko ntiyarabonye umugisha, ariko ntabwo uyu wari umugisha nyakuri. Iki ni imigisha, izi ni za mpamba z'urugendo. Ndagira ngo nkubwire ngo abatunzi bose siko baba barabonye umugisha Imana ishaka, kuko hari n'abo Satani acira inzira, kuko twasanze yuko igikundiro cy'Imana, umuntu Imana ikunda ishobora kumuha n'ibi ngibi byo mu isi byose, ariko ntago ari icyemezo ntakuka cy'uko Imana ikwishimira. Dukwiye guharanira kugendana n'Imana, kuko icyo nicyo gifite agaciro. Uwo mugisha ngo amare kuwubona, amare kubona ibintu, abone kubona ubutware, amare kwaturwaho ayo magambo meza, icyakurikiye nuko mwene se yatangiye kumuhiga. Ezawu amuhigira hasi, amuhigira ahantu hose, arangije arashogoshera, ava mu gihugu iwabo ajya mu mahanga, ajya guhakwa kwa Labani, aba ariho agenda. Ngo agereyo uko yakoze ibibi nawe barabimukorera, noneho byikubye inshuro nyinshi. Mwene data, icyo ubiba uragisarura. Iyo wakoze neza ibyiza ubisanga imbere, niyo wakoze nabi inabi nawe ntahijya iragusanganira. Abantu benshi bajya bihesha amahoro mu mitima yabo, kandi abizi neza yuko ari mu nzira Imana idacamo. Iyo uri mu nzira Imana icamo, humura ntago igiye gucaho. Yakobo aragenda ajya kwa Labani, baramuriganya, muzi ko yatendeye ba bakobwa babiri, ibyo bivaho ngo amara imyaka 14 batendera, hakurikiraho indi myaka 6 yo kurigwa ngo ibihembo. Ibihembo yaruhiye byose babimuriganya, amara imyaka 20 yose y'uruzerero ari mu mahanga. Rero ngeze aho nashakaga, ari naho twasomye. Hanyuma ngo igihe kiragera, asenga Imana, aravuga ati Imana, ndashaka kugaruka iwacu. Ngo amaze kwambuka icyambu cya Yaboki, ndagira ngo umve icyakurikiye. Ngo umutima uramurya, abura amahoro, aravuga ati ndahinguka imbere ya mwene data gute, nzi neza n'ibintu namukore, aranyica. Ubundi umugisha Imana itanga ntago ijye yongeraho umubabaro, ntago yongeraho gusuhuza umutima, ntago yongeraho kubura ibitotsi, ntago yongeraho n'ibyo byose. Wumva yuko umwaka utawurangiza, wumva ko icyumweru utakirangiza, ahubwo umugisha Imana itanguzanwa n'amahoro yo mu mutima, n'amahoro biza biri kumwe. Ngo yambuke icyambu cya Yaboki, atangira gutegura uburyo ari buhishe ibimenyetso. Ngo ategura amafarashi, ngo ategura inka n'intama, ngo abishyira imbere, ngo kugira ngo bize gucubya uburakari bwa mwene se. Ngo amarere ko kubyohereza, umutima urongera uramurya, aravuga ati nubwo ntanze ruswa, nkatanga ibintu biri bwurure mukuru wanjye, ntago ibyo byose bihagije. Ngo ariherera, umutima umuriye, ngo ariherera. Ngo aragenda arapfukama, arasenga muri iryo joro. Ngo arangije ngo abwira Imana, ngo Imana nayo iramukundira, ngo yohereza marayika. Ngo araza, ngo barara bakirana iryo joro ryose. Ngo bujye gucya rero, marayika aravuga ati ndekura ngende. Undi aramubwira ati ntago nkurekura utampaye umugisha. Umugisha nyakuri, tugeze ku mugisha nyakuri. Ibindi byose yaratunze byari imigisha, imigisha itaramba, imigisha itarimo amahoro. Ngo arangije aravuga ati sinkurekura utampaye umugisha. Undi atari kubundi uranya ku mugisha urinde. Iko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Nawe udukurikiye, ukurikiye ijambo ry'Imana, ushaka kugirirwa neza n'Imana, ari urinde mu maso y'Imana. Imana ikubona ite? Kwibutse yuko uko abantu bakubona bitandukanye nuko Imana ikubona. Igifite agaciro n'ukwemerwa n'Imana. Icyo gihe iryo jambo Imana marayika yamubajije ryari rifite aho rihuriye n'iryo ise yari yaramubajije Isaka, amubaza igihe yari agiye kuriganya umugisha. Nabwo yaramubajije ngo urinde, nabwo arabeshya, aravuga ngo ndeza umwana wawe w'imfura. Noneho kuri iyi nshuro ni nka rattrapage yarabonye, kwisubiraho neza, kwatura. Imana iramubaza ngo urinde kugira ngo nguhe umugisha. Ntago yigeze aca ku ruhande, yaravuze ngo ndi Yakobo. Yakobo bivuga umuriganya. Mu yandi magambo yarari kwatura ibyaha bye, aravuga ngo ndi igisambo. Mwibutse ko kugira ngo wakire vino nshya, ugomba kubanza gukuraho imifuka ishaje. Imifuka ishaje, ikintu cyose kigutandukanya n'ubwiza bw'Imana, ikintu cyose cyatuma umugisha, kuko umugisha ushobora kuwubona ariko imbaraga zo kuwugumana ukazibura, kubera yuko wawubonye mu buryo budatunganye. Ngo arangije ngo aca bugufi, aravuga ngo ndi Yakobo, ndemera yuko ndi umuriganya, ndemera yuko ndi igisambo, atunganye, nkeneye guhindurirwa amateka. Nari mfite imigisha ariko ndashaka umugisha nyakuri, ndashaka guhindurirwa izina.
ngo arangije marayika aramubwira ngo ubwo umenye uwo uri we noneho ubwo noneho biratunganye ntukiswe. Iri jambo ndarikunda. Yarabanje aratura ngo ndi Yakobo, noneho Imana iramubwira ngo ntukiswe Yakobo ukundi, ahubwo guhera uyu munsi ubaye Isirayeli. Kuva uwo munsi nibwo amahoro ya Yakobo yayabonye, nibwo Imana yise imusiga igikundiro cyayo, imwambika igikundiro, kubera ko yambuye ya kamere ya kera, yambuye bya binyoma, wa mugisha w'ibinyoma, yambuye pirate zose yari afite. Imana noneho imuha originali ya nyayo. Iki nicyo twifuza, nacyo natwe ubwacu tukwiye kuba dusaba Imana muri uyu mwanya. Ejo twize Yosefu, ntabwo ndi bumugarukeho cyane, ariko ndagira ngo mbibutse yuko bene se ba Yosefu bari barabeshye, babeshya se, bamubwira yuko Yosefu yapfuye kandi atari yarapfuye. Icyari gukurikira rero, ntabwo bari bene se ba Yosefu. Iyo usomye igitabo cy'Itangiriro mu mapaje ya nyuma, mu bice bya nyuma, uza gusanga byarabaye ngombwa yuko bene se ba Yosefu babanza kwatura icyaha bari barakoze. Ijambo ry'Imana rivuga yuko Yakobo ngo acyumva yuko Yosefu yapfuye, yaravuze ngo nzamuririra kugeza nanjye mpfuye. Bivuga ngo ikiriyo cyari kigikomeje, hariho ibinyoma byari byaratewe n'abo bene se ba Yosefu. Niyo mpamvu bene se ba Yosefu bagombaga kuzabanza bakatura icyaha bakoze, bakacyatura imbere y'uwo babeshye ndetse n'uwo babeshyeye, ngo bamaze kwihana nibwo bagiye gutura i Gosheni. Mwene data udukurikiye, ntabwo ushobora kubona imigisha y'i Gosheni utarihana neza. Dukeneye kubanza kwihana neza kugira ngo Imana itugirire neza. Ubundi impamvu ibyo twigisha bitagira umumaro cyangwa se bidahindura abandi, ibyo turirimba ntibihindura abandi, nuko natwe twambika abandi imyenda twatsindanywe. Dawidi igihe yari agiye ku rugamba, agiye kurwana na Goliyati, Goliyati yamwambitse ikote ngamuha n'intwaro, amaranye iminsi 40 mu mwobo. Nawe nyumvira, biramunaniye, yananiwe kurwanya umwanzi, ariko kubera ko abonye undi mwana wundi wiyemeje uri mu mwuka w'Imana, yiyambuye ya myenda yatsindanywe ku rugamba, arangije yihaye Dawidi ati Dawidi genda ujye kurwana n'uriya. Urumva iyo myambaro yari kwitsindana, Dawidi aravuga ati ntago nayimenyereye. Natwe usanga tuvuga urukundo twanga abandi, ugasanga turirimba ibyo tudakora, ugasanga turavuga uburyo Imana igira imbabazi natwe dufite abo twanze kubabarira, ugasanga turimo turavuga kwigisha guca bugufi, ariko nawe ubizi neza kuri ingari. Imana irabanza ikakureba, ikeneye yuko niba ijambo ry'Imana rivuga, Paulo yarabivuze abyandikira Timoteyo, avuga ngo abagabo barambura amaboko yera. Twese turi abagabo bo guhamya Kristo. Mbere yuko Imana ireba amaboko n'icyubahiro uri kuyiha, uri kuzamura, irabanza ikareba ayo maboko ateye kuri inde. Ninde uri kuririmba izi ndirimbo? Ninde uri gufasha aba bantu? Ubundi mu mutima wameze ate? Mwene data, dukeneye kubanza kugira imitima mishya, tukashaka ubuturo bw'Imana mu mitima yacu. Naho ibyo tufashisha abandi natwe bitaradufashije ntacyo bishobora kutumarira. Bibutse ko Mose yubaka ihema ry'ibonaniro, Imana yamubwiye ibice bitatu bigize ihema ry'ibonaniro. Yaramubwiye ngo inyuma hazaba imbuga y'abanyamahanga, yaramubwira ngo mo hagati hazaba hera, ariko imbere cyane hazaba hera, hahera cyane. Ubu twebwe twarabicuritse, ubu twebwe inyuma harera, uko umuntu agaragara inyuma, uburyo twitwara mu bandi, uburyo dufasha abandi, uburyo dutwara Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo, uburyo tuvuga ngo Yesu nashimwe, inyuma harera pe, harera cyane. Twarabicuritse, mw'imbere gato hakera. Noneho mu mutima w'umuntu ari naho Imana itura, ari naho twizejo. Imana ivuga ngo ijuru n'intebe yanjye, ikavuga ngo kandi isi n'intebe y'ibirenge byanjye, ngo muzanyubakira nzuki. Igisubizo tukahita tukibona, ivuga ngo umutima umenetse, umutima uciye bugufi, umutima uhindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye, aho ngaho niho ntura. Bivuze ngo mu mutima w'umuntu hakabaye kuba ari ahantu hera cyane, habaye kuba atari ahantu hakirangwamo amoko, habaye kuba ari ahantu harimo imbabazi, hakabaye kuba ari ahantu hera imbuto. Ariko twe twarabicuritse, mu mitima yacu niho haba ibintu bibi cyane. Dukeneye kugira ngo uyu munsi twongere dusaba Imana, dukeneye imitima mishya. Hari umuntu ngo waryaga urubuto, noneho ngo afashe urubuto rwa mbere ngasanga urubuto ruraboze, ararujugunya. Afata urubuto rwa kabiri narwo asanga ruraboze, ararujugunya. Afashe urwa gatatu asanga narwo nuko nguko, ararujugunya. Ahita avuga ngo ikibazo nakimenye, aho byapfiraga ndahazi. Noneho ngo azimya amatara, none hageze mu mwijima atangira kwirira urubuto rwose, none hatareba urwarirwa. Hari abantu benshi bajimije amatara y'umwuka wera muri bo.
batakigira umutima ubagira inama. Niyo unamubajije, niyo umukebuye kugira ngo agaruke mu nzira nyayo, arakubwira ngo ntacyo umutima unshinja. Mwene data, nubwo umutima waba ntacyo uri kugushinja, nacyo uzamenye yuko ari ikibazo, kuko umwuka w'Imana urakuguhana, urakugarura. Umwuka w'Imana, iyo uri mu mwuka w'Imana ukugira inama, ukakubwira inzira ucamo n'iyo udacamo. Ariko kuvuga ngo ntacyo, umuririmbyi yararimbye ngo umutima ngo umwuka wera ngo yemeza abantu, ngo umwuka wera ngakora imirimo ikomeye, ngo niwe wemeza abantu. Iyo utakwemeza, icyo nacyo kiba ari ikimenyetso cy'uko ufite ikibazo. Paulo yandikira mu rwa kabiri, yandikiye Timoteyo ibice 3:5, yavuze ibintu bizaba mu minsi y'imperuka. Mumenye ko mu minsi y'imperuka ngo hazaza ibintu birushye. Avuga ibintu byinshi, ageze ku murongo wa 5 ngo bazaba bafite ishusho yo kwera, ariko ngo bahakana imbaraga zako. Bishatse kuvuga iki? Iyo wibutse igiti cy'umutini ukuntu cyagaragaraga mu maso igihe Yesu yakinyuragaho, ngo cyari gifite amababi, gifite indabyo, gifite utuntu twinshi twiza, ariko nta kabuto na kamwe kariho. Ubu kuri iki gihe dusigaye dufite abantu benshi bagaragaza amababi, ariko Imana kandi ntiyita ku mababi, ahubwo yita ku mbuto. Wowe ugaragara ute aho utuye? Uzi kuba watura ahantu akaba nta muntu wagutangira ubuhamya kuri umuntu w'Imana. Nta kintu na kimwe gishobora kukugaragaza nk'itandukaniro hagati yawe n'abapagani, cyaba ari ikibazo rero. Ndagira ngo muri iki cyigisho, muri iri teraniro, twongere dusenge, dusaba Imana yuko dukeneye imitima mishya. Imana yongere tugarukeho. Ushobora kuba ushaka imigisha y'Igosheni, ariko utararinganiza neza umutima wawe. Ushobora kuba uri muri iyi si, tuba dufashe igihe mu ntambara, ibitugerageza ni byinshi, ibidukura mu masezerano ni byinshi, ibiduhangayikishije ni byinshi. Ariko mbere yo gusaba Imana itabara, natwe ubwacu tubanze dukize ubugingo bwacu. Ubugingo bwawe buhagaze bute mu maso y'Imana? Umukristo nyakuri ashobora gutura i Babuloni, ariko akaba bizi neza yuko i Babuloni atari iwabo. Iyo wibutse bari abasore 3 b'Abayuda bari i Babuloni, nubwo ngo bari bahatuye, ariko ngo bo babaga bafite connection y'i Yerusalemu. Imibiri yari i Babuloni, ariko ngo imitima yahoraga i Yerusalemu. Natwe ubwacu turi mu isi, dufashe igihe mu ntambara, ariko turabizi neza yuko gakondo yacu ari mu ijuru. Tugomba gukonekta no kuri headquarters zo mu ijuru, tukakira amabwiriza hava, tukamenya uburyo twitwara muri ibi bihe bigoye, muri ibi bihe biruhije. Niyo mpamvu bari abahungu b'Abayuda bafashe umwanzuro ukomeye, kandi nifuza yuko nanifuriza umuntu wese udukurikiye yuko yakabaye kuba nawo ufata. Baravuga bati twebwe ntabwo tuziyandurisha ibyo kurya by'ibwami, ntabwo tuziyandurisha ibyo kurya by'i Babuloni. Ati nubwo twatungwa n'amazi, nubwo twanywa amazi y'ibishyimbo, ariko twebwe tuzi neza ko tutarabinaha. Nawe udukurikiye rero ukwiye gufata umwanzuro. Nubuhe buzima ugiye kubamo? Icyogajuru iyo kijya mu ijuru, iyo kijya hejuru mu kirere, kigenda kirekura ibintu bigifashe. Ubundi kizamuka gifite ibintu byinshi bigifasheho, ariko uko kigenda kirushaho kugera hejuru niko kigenda kirekura ibintu byinshi, kikazagera handi ku kwezi hasigaye akantu gatoya cyane. Natwe niba turi abagenzi bajya mu ijuru, hari ibintu dukwiye kurekura, hari ibintu wafashe ukwiye kurekura, hari ibintu bizingazinga ubugingo bwawe ukwiye kubirekura. Turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ariko kugira ngo tugire umutima mushya ni wowe ugomba kubigiramo uruhare. Imana iradukunda, nta cyiza na kimwe izima bagenda batunganye. Ndagira ngo dufate umwanya dusenge Imana, tuyibwire tuti Imana turongeye kwizana, tuje imbere yawe. Ntago umugisha udusezeranya ntaho uhuriye n'imigisha isi idusezeranya, kuko iyi migisha yo mu isi dushobora kuyibona, ariko se wayimarana kangahe udafite umugisha nyakuri utangwa n'Imana? Ntacyo byaba bimaze. Imana ntiza n'ibishya mu bishaje. Tubanze dusaba Imana muri iri teraniro yongere iduhe umutima mushya. Birashoboka yuko hari byinshi washyizemo, hari inzika washyizemo, hari urukundo ruke, hari umuhamagaro Imana yari yaraguhamagaye iriye ukaba warawuhagaritse. Birashoboka yuko utacyumvira ijwi ry'Imana, utacyumvira umwuka wera uguhana. Birashoboka yuko muri ibi bihe bya Covid byakujyanye kure y'Imana. Ibihe wajya gugirana n'Imana ntukibigira, aho Imana wajya guhurira nayo ntimugihahurira,
abandi bajyaga bubaha inkuta z'insengero, ubu noneho insengero twamaze igihe zidafunguye, abantu benshi baraguye. Ukeneye kongera ugaca bugufi imbere y'Imana, kandi guca bugufi ntabwo bica umugongo, ahubwo bica inzira. Bwira Imana igucira inzira. Aho wajyaga wirwanirira, aho wari waragiye muri kamere, aho wari waragiye mu ntege nke, aho wayoborwaga n'amarangamutima yawe, reka iki cyumweru Imana iri kuganiriza imitima yacu. Nawe ubwira Imana, uyibwire ngo Mana, nciye bugufi imbere yawe, ngwino ungirire neza, ngwino unyubake nk'amabuye mazima, kugira ngo nawe utunganyirizwe imirimo myiza yose muri Kristo Yesu. Niba utsinzwe n'ijambo ry'Imana aho uri hose, nawe reka dusengane muri iri sengesho. Tubwire Imana igufate, tubwire Imana yongere idufate, kuko twe tuyifashe twayirekura. Duce bugufi dusenge. Mana nziza, turagushimiye. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ntiribeshya, kandi ijambo ryawe rimanuka rifite impamvu ritumye. Nyemerera iri jambo uriherekereshe ibimenyetso n'ibitangaza, risenye ibidafite imimaro mu mitima yacu. Wongeye kutubwira yuko mu mitima yacu ariho turwanira urugamba rw'ikibi n'icyiza, kandi utubwira yuko mu mitima yacu hari benshi bahahinduye imbuga y'abanyamahanga. Turagarutse rero, turagira ngo hongere haba hera hahera cyane, turagira ngo cyongere kibe igicumbi cy'umwuka wera, turagira ngo udufate, kuko utadufashe twebwe turakurekura. Ngwino tugirire neza, ngwino ufata amarangamutima yacu, ufata ingingo zacu mu buryo bwose twagenda guko twishakiye. Turashaka kuba icyaremwe gishya, turashaka kugira ngo duhindure rwose. Ngwino Data wa twese, ubane natwe aho dukorera, aho twiga, aho dutuye, mu baturanyi, mu batwanga, mu banzi bacu, aho hose ngwino ubane natwe. Tubashe kwera imbuto no mu gihe kitari cyo kwera, tubashe kugendana nawe no mu gihe gikomeye, no mu gihe hari umuraba mwinshi. Ngwino ubane natwe rero, ngwino tugirire neza. Dukeneye umugisha uhatse indi migisha, dukeneye umugisha nyakuri, kuko imigisha yo mu isi yiginashira, imigisha yo mu isi igimera amababa ikagenda, ariko umugisha utanga ntabwo ujya wongeraho umubabaro. Nyemerera ugirire neza buri wese wari ukurikiye inyigisho, uwutsinzwe n'ijambo ryawe, ushaka guhindukira, wari uri mu byaha, wari ukiyoborwa na kamere, uwo ngwino umufate umukomeze, ko tuzi ko Mana uyu ugiye imbere uringaniza ibitaringaniye byose. Ngaho ngwino bane natwe, reka ufate ubugingo bwacu kandi bukomeze kubaho butariho umugayo wari wose kugeza igihe uzazira. Turagushimiye ku byumvise, tugushimiye ku byo dukoreye, tugushimiye ku mugisha utanze, tugushimiye ku mahoro utanze. Reka icyubahiro no gukomera bikomeze kuba ibyawe Data, none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha. Dushimye Imana cyane kubw'ijambo ryo tumaze kumva, kandi mwene Data Imana imuhe umugisha. Ibishyashya ntibishobora kujya mu bishaje, ntibikunda. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rikomeza kudusaba ko dukuraho ibishaje kugira ngo ibishya by'Imana bibone aho bijya, kandi ibyo bishaje nta bindi ni ugukiranirwa nyine n'ibidatunganye. Imana yo mu ijuru rero idufashe kandi itugirire neza, kandi ntiducurike ibintu ngo mu rugo aho ngaho baro tuvuga ngo niho hera niho hatunganye. Ibyera tubyite ko byirabura, hanyuma ibyirabura tubyite ko ari byo byera. Tuzirura ibyo twaziririzaga, dutinyuka ibyo twatinyaga. Ntabwo byari bidukwiriye bene Data, nahanjye nahawe ho gukomeza kwisuzuma no kwigenzura, tukavuga ngo nubwo turimo dusenga ariko turimo turasengana iyihe mitima. Kiriya cyogajuru se koko wa mugani gikomeza kizamuka mu kirere, ariko kugira ngo gikomeze kubona imbaraga zituma gikomeza kugera kure cyane aho kigomba kugera, hari ibyo kigomba kurekura, ibyo kiba cyabihagurukanya no ku butaka. Ariko uko gikomeza kigenda birakwiriye ko kigira icyo kirekura kugira ngo cyongere kubona imbaraga zituma nyine gikomeza kuzamuka kugera hejuru cyane. Ikibazo rero twebwe natwe aho dushaka ko tugera mu kumenya Imana, mu kuyikorera se, cyangwa se mu gusenga ibihe byiza twifuza, ariko ugasanga hari ibyo dutenga se, hari ibyo twikoreye, hari ibiri mu mitima. Ariko birakwiriye ngo niba dushaka kugera aho tugera mu kumenya Imana no kuyikorera no kubana no mu bihe byiza, tugire ibyo twigomwa, tubireke, tujugunye hasi, hanyuma tubone imbaraga nshya zidutumbagiza zikatugera kure, zikatugeza kure, zigatuma dutunga imitima itunganye, zigatuma dutunga imitima yera, zigatuma dutunga imitima ikiranukiye Imana. Ariho na hahandi imitima yacu izaba yera, tugakora Imana dutunganye. Kandi noneho hamwe n'ibyo imitima yacu ikaba yera, tugakundana urukundo rwa kivandimwe, urukundo ruzira uburyarya, urukundo ruzira ibinyoma, kubeshyerana, kugambanirana n'ibindi bigakurwaho. Imana rero ibidufashe, kandi Imana ibidushoboze. Nahanjye nahawe ubwo twumvise ijambo ry'Imana, reka rikomeze riduhanira gukiranuka. Imana ihe umugisha mwene Data.
kandi nawe Imana iwuguhe umaze kumva ijambo ry'Imana kandi no kuryakira no gushyira mu bikorwa icyo rikwifuzaho. Ndagira ngo dufate umwanya wo gusenga, n'ubundi turi mu minsi yo gusenga, kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ni iminsi 70 gusa, na mbere itaraza twarasengaga, na nyuma yo kuyisoza kandi tuzaba dusubitse gusa iyi gahunda imeze gutya y'uru rugendo, ariko tuzaba dukomeje urugendo rwo gusenga, kuko gusenga ni intwaro ya buri munsi. Kandi rero ijambo ry'Imana ritwemera ko twikoreza Imana amaganya yacu yose kubera yuko twitayeho. Niyo mpamvu ubukene ufite tuvuge n'ubw'umubiri nyuma birashoboka kubw'ibibazo wabwereka Imana, ubushomeri bwawe wabwereka Imana, uburwayi bwawe wabwereka Imana. Yenda wowe nubwo uri muzima ariko uranarwaje, cyangwa umuturanyi wawe aranarwaye, birashoboka. Abana baratangiye, amashuri aratangiye, wenda minerval nturazuzuza neza, birashoboka. Hari n'ibindi bibazo bitandukanye runaka tutajyamo ngo tube twarondora rwose, ariko ibyo byifuzo byose, ibyawe ku giti cyawe, iby'umuryango wawe, iby'igihugu, iby'itorero, ibyabeneso, ndagira ngo tubishyire imbere y'Imana, tuvuge ngo uri data wa twese, ijambo rya nyuma rifitwe nawe, wenda imiryango yarananiwe cyangwa ubundi bushobozi n'izindi nzira zose twanyuzemo byaranze, ariko kwa data wa twese biracyemera, biracyashoboka, kandi ngo byose bishobokera uwizeye. Reka rero tujye imbere y'Imana, twereke Imana ibyifuzo byacu biri hagati muri twebwe. Kandi nagira ngo mwene data umaze kutuganiza ijambo ry'Imana afate umwanya nanone asenga Imana kubw'ibyifuzo bitandukanye biri mu mitima yacu, biri mu mutima y'ubwoko bw'Imana. Imana igira icyo ikora kandi ibasha kumva. Reka asenga Imana. Uwiteka Mana nziza, turi imbere yawe. Abana bawe iyo bateranye ntabwo ujya ubasezerera uko baje. Birashoboka ko muri iri teraniro dufite ibyifuzo bitari bimwe, kandi ibyo byifuzo niwe wenyine ufite ijambo rya nyuma kuri byo. Tuguhungiyeho rero kuko uri umwungeri mwiza, umwungeri utwitaho, umenya buri wese Mana ibyo agukeneyeho, kandi Mana uba ufite igisubizo cya buri kibazo cyose. Nyemerera Mana utabara abarwayi bari muri iri teraniro, abafite ibibazo bitari bimwe, ibibazo byo mu miryango, ibibazo by'imibereho. Turasengera Mana abenshi b'abashomeri bari muri twe, turasengera abafite imanza, ibibazo bitari bimwe biri hagati muri twebwe. Nyemerera Mana kuko uri Imana nziza, wongere urambura ikiganza, kuko ukuboko kwawe ntaho kwagiye ngo kunanirwe gukiza. Kandi data wa twese tuzi ko byose bituruka kuri wowe, kuko iyo uteye amahoro ntawe utera amahane. Twemerere ugirire neza buri wese wabaye muri iri teraniro, uguhungiyeho wese umwereke mu maso hawe. Kandi Mana nziza urema amashimwe mashya kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twebwe ntacyo twashobora, birashoboka yuko hari n'abananiwe mbese bamaze gucika intege. Reka abo bose ubongerere kwizera, reka abo bari bacitse intege, reka bari bavuye mu masezerano, reka bari barambiwe, reka bari barambiwe gutegereza no kwihangana, reka abo bose bakomeze Mana babashe gukomera ku munsi mubi. Nubwo urugamba rwaba rugikomeje, ariko reka ubaha imbaraga zo kukugumaho, imbaraga zo gutumbira mu ijuru, imbaraga Mana nziza zo gutegereza ibisubizo nyakuri, umugisha nyakuri, umugisha utariho umugayo, umugisha Mana uturutse muri wowe. Iwo niwe dukeneye kuruta iyindi yose. Ngaho rero ngwino bane na buri wese reka umwiyereke mu buryo butandukanye n'ubwo yarakuzimo, reka buri wese umwihishurire mu buryo butandukanye n'ubwo yagutekerezagamo, kuko birashoboka ko hari ibyo tujya twumva ukorera abandi, ariko natwe wabidukorera. Ibyo byose urabishoboye kuko biri mu kuboko kwawe. Ngaho komeza kubana natwe, reka ikiruta byose iri jambo twumvise ukomeze kuriganirizamo buri wese, kugira ngo turusheho kugira imitima mishya. Nitugira imitima mishya nta kiza na kimwe uzima bagenda batunganye. Ngaho bana natwe rero, tugushimiye kuri gahunda zose zabayeho, tugushimiye ku ijambo ryawe, tugushimiye ku bihe byiza. Reka ukomeze kubana natwe, tuzongere guhura ejo tutishwe n'uburiganya bwa Satani. Ngaho hereza umugisha buri wese witanze ahari hose, kugira ngo abane natwe muri uyu mwanya. Icyubahiro n'ikuzo n'ubutware bikomeze kuba ibyawe data none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha. Nyuma yo gusenga dukomeza twizeye. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Dushimye Imana yabanye natwe muri iri teraniro, kandi tugeze ku musozo waryo. Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro rero. Namwe turabashimiye kandi kuko gutanga umwanya wanyu. Imana ibahe umugisha mwinshi. Turagira ngo twibukiranye n'ubundi umurimo w'Imana uko turimo dukora muri iki gihe cya none, bitewe nuko amateraniro rusange ntabwo arongera gusubukurwa, turavuga hano iwacu, ariko kandi natwe turibwira yuko ni igihe kitarambiranye rwose, kubera yuko tugeze kure cyane. Ibyo dusabwa cyane ku nyubako turimo tubitunganya rwose, umwanya ku wundi, umunsi ku wundi nibyo turimo. Turibwira yuko natwe mu gihe kitarambiranye
amateraniro azongera gusubukurwa mu nzu y'Imana hano, kuko turimo turarwanya inkongi y'umuriro. Ibyo byose nk'uko twabisabwe bitewe n'inyubako yacu y'urusengero uko ingana n'uko iri n'ubushobozi bwayo n'abantu izakira. Ibyo byose turimo turabikora, kandi tubashimira bene data uburyo mwakomeje kwitanga twese muri rusange, uko imbaraga z'umuntu ziri tukazihuriza hamwe, hanyuma rero zikaba nyinshi kandi zigakora byinshi. Imana rero ibahe umugisha. Reka n'ubundi twibukiranye uko dutanga iyo nkunga ku nyubako y'urusengero, uwo musanzu wacu uko dukomeza kuwutanga, n'icya 10 n'amaturo no gufasha abakene. Iriya konte barimo batwereka nigendanye n'icya 10 n'amaturo kuri beka no kuri banki y'abaturage, kandi na Momo Pay nayo ngiriya na kode uko bikorwa. Hanyuma no gufasha abakene, konte ngiriya muri banki y'abaturage, kode nayo Momo Pay nayo ngiriya, kandi banki ya Kigali beka nayo ngiriya konte, mu rwego rwo kugira ngo dutange inkunga yo kubaka urusengero cyangwa se umusanzu wo kubaka urusengero rw'Imana, ari nayo nzu natwe tuzakoramo umurimo w'Imana. Kandi si buriya buryo gusa bwo kuri banke, n'uwanyura hano ku biro yahasanga umuntu ushinzwe kwakira uwo musanzu rwose, akawakira kandi akamuha n'urupapuro rugaragaza yuko awutanze. Imana rero ibahe umugisha. Turabashimiye cyane ku byo twakoranye byose, ibyo dukomeje gukorana n'ibyo tuzakomeza gukorana, hejuru y'ibyo dushimira Imana yadushoboje, ikomeje kudushoboza kandi izakomeza no kudushoboza. Tubifurije amasengesho meza, tubifurije ibihe byiza, tubifurije gukomeza gusabana n'Imana no gukorana nayo, imitima yezwa, imitima itungana, imitima ikiranuka imbere y'Imana, kandi tukagirana ubusabane n'Imana muri bihe bidasanzwe. Iki ni icyumweru cya 2 turimo cyaya masengesho, urugendo turimo rw'iminsi 70, ubwo ari Imana ikomeze dushyigikire. Hanyuma rero tuzongera ku munsi w'ejo n'ubundi isaa 6, kandi mwene data turakomezanyije ku munsi w'ejo. Imana rero ikomeze imushyigikire, namwe ibahe umugisha. Reka rero nkuko twatangiye dusenga Imana tuyisaba tuvuga ngo Mana tugushime ko duhaye iri teraniro, ariko turisabyemo ibihe byiza. Reka rero n'ubundi ku musozo dusoze dushima Imana yabanye natwe, hanyuma dukomeze muri gahunda zacu zitandukanye. Ukomereze umurimo wawe cyangwa akazi kawe, urugendo se, gahunda n'izindi, hanyuma Imana yo mwije ukomeze kubashyigikira. Reka rero dusenga Imana tuyishimira. Wakoze Mana yacu, wakoze kubana natwe, wakoze kubana na equipe technique, wakoze kubana n'uwayoboye gahunda, wakoze kubana n'umwigisha, wakoze kubana n'imitima yacu, wakoze kubw'ijambo ryawe twakiriye, ijambo ryawe riduhanira gukiranuka, ijambo ryawe rikomeza kutuyobora mu kuri kose, ijambo ryawe rikomeza Mana kudufasha kugira ngo dutunge imitima yera, imitima itunganye, imitima wishimira. Mu izina rya Kristo Yesu uyibonemo icyicaro, ukorere muri yo, ugendere muri twe. Urakoze Mwami, ijambo ryawe nirindirwe mu mitima yacu mu izina rya Kristo Yesu, kugira ngo tutagucumuraho Mana. Urakoze icyubahiro n'ikibi cyawe, umugisha wawe Mwami nuboneke kuri bene data n'abashiki bacu badukurikiye, batanze umwanya wabo, kandi wite no ku byifuzo byabo. Urakoze rero tugeze ku musozo w'ino gahunda. Uyu mwanya nuko bishimirwe Mwami, kandi tukweretse na gahunda zose zikomeje imbere. Bene data bakomeje akazi, ubane nabo. Hari abandi bari mu ngendo mu izina rya Yesu, hari abandi bari mu ngo zabo, hari abandi bakomeje kukuba imbere mu buryo butandukanye. Kuboko kwiza kw'Imana ni kubane nabo. Mugisha w'Imana ube mu itorero ryawe, mugisha w'Imana ube ku gihugu cy'u Rwanda, mugisha w'Imana ube kuba kwizera, mugisha w'Imana n'ejo uzakomeze kubana natwe mu iteraniro rya sita n'iki cyumweru. Nanone komeze kuduha umugisha, ndetse n'indi minsi iri imbere yacu Mana. Nuko rero Uwiteka Imana Nyiringabo, ubuntu bwawe nibubane natwe, amahoro yawe nabane natwe, gufashwa n'Umwuka Wera mu izina rya Yesu, gukomezwa nawe. Urakoze nibibane natwe, umugisha wawe nubane natwe, kandi utwomeho ibihe bidashira. Nuko urukundo rw'Imana nibibane natwe ibihe bidashira. Uko niko dusenze kandi dushima mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.